Turabashuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana abane namwe aho muteraniye hose, aho muri hose. Tunejejwe n'Imana mu mutima kuko Imana yabarinze natwe ikaturinda. Icyubahiro ni icy'Imana. Reka dutangire dusenga Imana yo mu ijuru kuko ari ifite imbaraga n'ubutware kandi irahambaye. Ibintu byose niyo yabiremye. Icyubahiro ni icy'Imana. Turagushimye data wera, turagushimye mwana w'intama w'Imana, turagushimye muri aka kanya uduhaye, turagushimye kuko uri Imana ifite imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye umwuka wera, Imana data n'umwana bibane natwe kandi udushyigikire. Nubwo bitoroshye ariko bana natwe nutugirire neza. Gukora kwawe no gutegeka kwawe bikomeze kutuganza. Icyubahiro cyawe n'imbaraga zawe bikomeze kubana natwe. Ndagushimye Yesu, urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Dushimye Imana rero kuko yaturinze, dushimye Imana kuko yatubereye maso. Icyubahiro cy'Imana kibane natwe kandi amahoro y'Imana akomeze kuturinda, kudufasha no kutugenderera, kutugirira neza no kutubera maso. Icyubahiro ni icyayo. Dushimye Imana rero mu mutima, dushimye Imana kuko igira neza, dushimye Imana kuko ifite imbaraga. Ubutware bwayo n'icyubahiro cyayo, gukora kwayo no gutegeka kwayo bikomeze bibane natwe. Iyaturinze cya gihe, iyagendanye natwe twebwe abanyarwanda, iracyabanye natwe kandi iracyaduha imbaraga, iracyatugirira neza. Icyubahiro cyayo, gukora kwayo no gutegeka kwayo bikomeze bibane natwe. Kandi ukuboko kwiza kw'Imana, ikiganza cyiza cy'Imana kibane nawe aho uherereye hose. Tuzanye inkuru rero nziza, inkuru y'ibyishimo, inkuru y'umunezero, amakuru avuye mu ijuru, amakuru akomeza abagenzi. Mukomere mushikame, nubwo ibiduhiga bitahagaze ariko haracyariho inzitizi. Rero dushimye Imana ko hari bimwe Imana irimo kugenda ikora, Imana irimo kugenda iturengeraho, Imana irimo kugenda idutabara. Mu yandi magambo, komera ushikame, bigomba gukunda mu izina rya Yesu kuko Imana yacu ifite imbaraga kandi ifite ubutware, irahambaye, ni nyakubahwa. Rero tunejejwe n'Imana mu mutima kubw'amatangazo arimo kugenda acicikana yuko insengero zafunguwe. Dushimye Imana, ndumva nanjye iryo tangazo naribonye, yuko nyuma yo kurahira k'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame insengero zafunguwe. Iryo tangazo naribonye kuri YouTube. Rero ikintu kigiye kuzica abantu muri ino minsi nuko ashobora guhita abona ikintu ako kanya kuri YouTube nawe akaza guhita agihanura. Oya, tujye tuvugisha ukuri, ahubwo dushima Imana kuko hari icyo Imana yakoze kandi gifite imbaraga, gifite ubutware. Icyo kintu kiratunejeje abanyarwanda, kandi nabo n'ab'i Kampala kirabanejeje, n'abari hirya no hino kirabanejeje, abakora ku ma YouTube kirabanejeje, aba Facebook, Twitter, Instagram, imbuga nkoranyambaga zose. Tugomba kwakira ino nkuru nziza, tukayakirana n'umutima mwiza, tukayakirana n'icyubahiro kuko hari Imana yavuganye n'abanyarwanda. Rero abantu bose badusengeye bari muri Amerika, Canada, Switzerland, Norvege, ahantu hose bari tubasabiye umugisha kuko amasengesho yabo ku Mana ntago ari ay'ubusa. Abantu bose batubwiye ko turi kumwe, icyubahiro cy'Imana kigendane nabo kuko baradufashije cyane. Baravugaga bati bimeze gute, bigenze gute, ariko Imana yo mu ijuru yarabirebye, isanga amasengesho mwasenze afite agaciro, kandi Imana irumva, Imana irumva, Imana irumva. Nubwo bimeze gutya ariko hari ibyo twigeze kumva by'ubuhanuzi buvuga ngo Imana irakinze, Imana yegetseho. Gukinga no kwegekaho ni ibintu bitandukanye, ariko muri ibyo byose nshimye Imana yo mu ijuru ahira ibyumve. Mu gihe cyashize hari telefone twigeze kwakira ivuye muri Amerika yavugaga inkuru nziza, ariko umuntu twari turi kumwe turimo gusenga aravuga ngo iyi nkuru nziza numvise
nimba koko naho yaba atari byo koko, ariko menye neza ko Imana yavuganye nanjye. Buriya abantu tujya dusenga, tugasenga dushonje, tugasenga tubabaye. Uyu munsi uhamagaye umuntu ukamubwira ngo ngwino nguhe ibiryo, ngwino nkugaburire, ariko hakaza kubaho akanya ko kuvuga ngo mise ngira akabazo, none nyihanganira, ariko ku cyumweru w'ikindi cyangwa ku wa gatanu cyangwa muri ibi byumweru bibiri bizaboneka, hari ukuntu tuzabigenza. Yes, nubwo waba umubeshye, ariko ashobora kwikopesha akavuga ati Imana indemya agatima runaka, ndemya agatima, none rero ni mu nkope, akagenda yihagazeho avuga ati amafaranga ndimo ndayabona hariya hirya imbere, akaba yifitiye icyizere. Uwo muntu rero nawe amaze guhamagarwa n'iyo telefone yo muri Amerika, yaravuze ngo iby'abahanuzi bahanuye byose koko burya bavuze ukuri. Nanjye ntumweho yuko najya muri Amerika, nanjye nkabayo. Yumva ko Imana nawe imufitiye icyizere. Nawe Imana rero igufitiye icyizere, Imana igufitiye amakuru meza, Imana igiye kukugarukaho mu buryo butangaje. Haleluya! Icyubahiro cy'Imana, imbaraga z'Imana ntizikabure muri wowe. Ese hari umubyeyi twari turi kumwe, uriya muhanuzikazi Imana imuhe umugisha n'amahoro, kandi byiza bijye bibana nawe. Arahanura ako kanya, akimara guhanura ubutumwa tukimara kubushyira kuri cano yiwe, nibwo yari ayifunguye. Iryo tangazo naryo rihita rigaragara yuko insengero zifunguwe. Gusa ikibazo si uko abantu barimo bahanurira mu cyaro, si nuko abantu bataramenyekana, ahubwo ijuru riracyabigaho, ijuru riracyatwigaho, ijuru riracyakwigaho, ijuru riracyaguporopoza. Mbese uracyari mu ruganda. Imana ishimwe. Imana y'amahoro ikugenderere uyu munsi, ihindure ibyari byanze guhinduka. Nubwo urimo unyuzwa mu ruganda, nubwo urimo ucishwa mu ruganda, nubwo hari ibintu ubona birimo bigenda bigupima, nubwo hari ibintu ubona birimo bigenda bikuringaniza, haleluya, nubwo ubona hari ibintu birimo bigenda biguconga, ariko Uwiteka Imana yacu, Imana yakurinze cya gihe, yongera ikugarukeho muri iki gihe. Nubwo hari ibintu, nubwo urimo ucishwa mu ruganda, nubwo uri muri igipimo, ariko buriya igipimo, kuba mu gipimo udafite ibyo kurya, kuba mu gipimo udafite ibyo kwambara, buri muntu agira icyo gipimo. Yes, buri muntu agira icyo gipimo, ariko igipimo urimo igipimo cyo kutabona ibyo kurya, igipimo cyo kutabona umwana, igipimo cyo kugira imyaka 10 utarabona umwana, igipimo cyo kumara imyaka 20, buri gipimo cyose, buri muntu wese wabikubwira yakubwira ngo birababaje, biteye ubwoba, biteye agahinda, ndetse hari n'ibintu wakwipfuka ugapfuka amatwi kugira ngo utabyumva. Ariko uyu munsi Imana igarura inkuru nziza mu matwi yawe. Uyu munsi Imana igarura inkuru nziza mu matwi yawe. Amatwi yawe yarafunze, amatwi yawe hari ibyari biyafunze. Uyu munsi Imana yo mu ijuru iyafungure, kandi ubwo iri bufungure ay'umubiri. Imana ishimwe. Ubwo iri bufungure amaso, aya matwi y'umubiri, Imana ifungure n'amatwi y'umwuka wera. Imana ishimwe kuko unyumvise. Imana nifungura amaso
y'umubiri ifungure n'ay'umwuka wera. Imana nifungura umunwa wawe, ifungura umunwa wawe, ariko ishyireho n'imbaraga z'umwuka wera. Nahoze mbwira abantu, ndababwira ni hari ibintu bitumazemo imbaraga. Hari abantu turimo tugendana bakumazemo imbaraga. Tera intambwe, tera intambwe. Nyuma yo kuva i Kigali, nyuma yo kuva Kampala, ngarutse muri ubu butayu, ariko ndashima Imana ko ngarutse muri ubu butayu hari ibyo irimo kugenda ikora. Uyu munsi Imana yampaye telefone, iyo nkoresha nyishimiye Imana, kandi nizeye yuko igomba kuzampa mashini na kamera mu izina rya Yesu, kuko Imana ijya ibitanga kandi igakoresha abantu bafite umwuka w'Imana bakamenya igikenewe. Hari umuntu wambwiye aravuga ngo kubivuga biroroshye, ariko kubikora biba ari ingume. Ariko iyo tubirebye mu kwizera tubona Imana itabeshya, kandi yabivuze. Hejuru y'ibi bintu byose ndimo kuvuga, Imana izakora n'ibindi, Imana izakora n'ibirenze, Imana izakora ibirenze ibyo byose twebwe dutekereza. Hari ibintu bihishwe amaso yacu, ibyo amatwi yacu atarumva, iby'amaso atarareba, ibyo nibyo Kristo azadukorera. Asifiwe Mungu, kandi icyubahiro cyiwe gikomeze kubana natwe. Iyagendanye n'abambere, iyagendanye n'abakera, uyu munsi dukeneye Imana ibana natwe, dukeneye Imana igendana natwe. Tuvuga Imana twabonye, tuvuga Imana yatugaburiye, tuvuga Imana yatwambitse, tuvuga Imana yadukuye mu mva, tuvuga Imana yadutabaye amagambo yari menshi. Ntabwo dukeneye yuko amagambo ahagarara, kuko igiti kiri mu buki. Nuko nari mvuze, ntabwo dukeneye ibitumaraho amavuta, ahubwo dukeneye ibituma twambika imbaraga. Imana ishimwe. Dukeneye ibituma tuyaga, kandi kuyaga k'umukristo nuko agomba guhura n'ibintu bimukomeza. Bya bintu bigukomeza bikagusunika, bigusunikira ku Mana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Jambo ry'Imana nakunze ryarambwiye ngo nta bwenge nta buhanga bwakuraho icyo Imana yavuganye nawe. Usanga umuntu arimo ararira ngo Mana ibicya. Gukora kw'Imana, gukora kw'Imana kubane nawe, kandi Imana iguhe abantu uvuga bakakumva. Imana iguhuze n'abantu b'umugisha, Imana iguhuze n'abantu b'umumaro. Igihe wazengurukiye mu butayu kirahagije, igihe wicariye ku irembo kirahagije, igihe Farawo yagukandagiriye kirahagije. Imana iguhuze n'umuntu wawe w'umumaro. Abantu benshi hari igihe kijya kigera ukabona neza ugiye guhura n'umuntu w'umumaro, ariko wamugeraho ukabona ngo biranze. Ariko Uwiteka Imana dukorera uyu munsi iguhuze n'umuntu w'umumaro, iguhuze n'umuntu w'agaciro, iguhuze n'umuntu w'inzozi zawe. Rero dushimye Imana muri byose. Icyo usabwa gukora, inkunga waduha iyo ari yo yose turayakira. Ari iy'amasengesho, haravuga ngo n'iz'ibitutsi turatukwa. Ari iy'amasengesho, ari ugukanda subscribe, ari ukuba wadutera inkunga mu by'Imana yakubwira, kutwandikira share, comment. Iyi ni Yerusalemu nshya, Iwacu TV. Rero Imana iduhana umugisha. Murakoze. Uwiteka barinde aho muri hose. Imana ibagirire neza. Murakoze abadukurikirana mwese, ndabashimiye, kandi dushimye Imana ko hari n'icyo yakoze mu izina rya Yesu. Amen.